Tudatinzira n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ashaka gukatira iburyo. Sano mu gihe umuyobozi w'ikinyabiziga ari gushaka gukatira iburyo ni iki yakora? Muraho neza, nongeye kubasuhuza mwese bakurikiye The Rules Academy. Iyi ni cyane bagezaho amategeko y'umuhanda by'umwihariko, tanga ibibazo n'ibisubizo bigufasha gutsinda neza ikizamini cya provisoire. Ndi muri mushyashya kuri na channel tuguhaye ikaze. Icyo usabwa no gukora subscribe, ugakanda kuri iki gikumwe kiri munsi ya video, kandi ukibuka no gusiga comment y'igitekerezo cyawe, ukaba wanayisharinga inshuti zawe cyangwa se wanayisangiza inshuti zawe, cyangwa se ukanayishyira no kuri status yawe nimba nta kintu bigutwaye. Reka mbibutse ko kandi ushaka kode cyangwa se ushaka kwihugura, wanyandikira kuri iyo nimero uri kureba hejuru aho ngaho, cyangwa se kuri nimero ndaza gushyira ku muzazo wa video, ubundi ukaba wamamagara nkaba nagufasha. Reka mwese ufate agakaye n'agakaramu kugira ngo wandike ibisubizo uriya amanota wari kugira muri ibibazo 20 byateguwe. Tudatinze rero n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara. Ese hano mu gihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara, nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. C. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara, cyangwa ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. Ese ni C. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, cyangwa ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora? Twandike. Hano igisubizo ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Hano mu gihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara, nta kindi wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga wakora, ugomba guhagarara, kuko iyo nyamaswa uko byasa kose bishobora kuba yaguteza ibyago. Niyo mpamvu ugomba guhagarara ikabanza igatuza cyangwa se ikajya ku murongo. Tudatinze n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kirabaza kiti ni gute umuyobozi w'ikinyabiziga yanyura ku munyegare hano? Ese hano wowe uri umuyobozi w'ikinyabiziga urabona ari gute wanyura ku munyegare hano? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga ntashobora kumunyuraho. B. Atarenze umurongo wera ucagaguye. C. Arenze umurongo wera ucagaguye. D. Nta kurenga iyi mirongo yombi. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga ntashobora kumunyuraho, cyangwa ni B. Atarenze umurongo wera ucagaguye. Ese ni C. Arenze umurongo wera ucagaguye, cyangwa ni D. Nta kurenga iyi mirongo yombi. Ese hano umuyobozi w'ikinyabiziga ni gute yanyura ku munyegare hano? Twandike. Hano igisubizo ni C. Arenze umurongo wera ucagaguye. Hano wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga mu gihe uri kugana aho uriya munyegare ari kugana, urabona ko mu ruhande rwanyu harimo umurongo wera ucagaguye. Bivuze ngo rero uriya murongo wera ucagaguye wowe ukwemerera kuba wanyuranaho, ukaba wamudepasa uciye urenze ino mirongo, ariko warangiza nyine ugasubira mu mukono wawe. Ariko ku muntu uri guturuka aho iri gare riri kujya, cyangwa se ikinyamitende kiri kujya, we ntabwo aba ashobora kuba yanyuranaho. Murabona ko uruhande we yaba arimo rufite umurongo udacagaguye. Niyo mpamvu rero hano twebwe ku gisubizo cyacu, kuba umunyegare ari kugana ushobora kuba wamunyuraho ariko urenze umurongo wera ucagaguye. Igisubizo ni C. Tudatinze n'ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kirabaza kiti umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga ataka, yakora iki? Ese hano wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka ugasanga ataka cyangwa se atari gukora, ni iki wowe wakora muri icyo gihe? A. Guca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. B. Gutwara neza nta gutinda mu isangano. C. Guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga baturuka iburyo bwawe. D. Gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Hano wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga wakora iki? Ese ni A. Waca mu isangano n'ubwitonzi nka nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga, cyangwa ni B. Gutwara neza nta gutinda mu isangano. Ese ni C. Guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga baturuka iburyo bwawe, cyangwa ni D. Gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Hano wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora? Twandike. Hano igisubizo ni
A. Guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Hano umuyobozi w'ikinyabiziga mu gihe ageze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga atari kwaka cyangwa se atari gukora, hano uwo nk'umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga nk'uko abakorera ku mihanda idafite ibyo bimenyetso by'amatara yaka nk'uko babigenza. Niyo mpamvu igisubizo ari A. Ameza kugusaba niba uri mushyashya kuri na channel ndagusaba gukanda kuri iyo subscribe cyangwa se kuri iryo jambo ry'umukara riri munsi ya video ryitwa subscribe, wibuke gufungura inzogera kandi ntiwibagirwe gusiga like cyangwa se gukanda kuri iki gikumwe nanone kiri munsi ya video ho gatoya kireba hejuru, kandi wasiga igitekerezo cyawe ukaba wanayisangiza inshuti zawe unashaka ko dukawampamagara nkaba nagufasha. Ndatinze rero n'ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane kirabaza kiti ni ikihe cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiramo yageze aho banyura bazengurutse? Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni ikihe cyerekezo winjiramo iyo ugeze aho banyura bazengurutse? A. Ibumoso. B. Ibumoso gusa igihe ayobowe n'ikimenyetso kimurika. C. Iburyo cyangwa ibumoso. D. Iburyo. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri hari ikihe? Ese ni A. Yinjira mu cyerekezo cy'ibumoso cyangwa ni B. Ibumoso gusa igihe ayobowe n'ikimenyetso kimurika. Ese ni C. Iburyo cyangwa ibumoso cyangwa ni D. Iburyo. Ese hano ni ikihe cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiramo yageze aho banyura bazenguruka? Twandike hano igisubizo ni D. Iburyo. Hano mu gihe umuyobozi w'ikinyabiziga ageze aho banyura bazenguruka cyangwa se aho bita muri roundabout cyangwa muri rompwe, aba agomba kwinjira anyuze mu cyerekezo cy'iburyo akajya mu cyerekezo akabona kujya mu cyerekezo ashaka kuganamo. Niyo mpamvu igisubizo ari D. Ndatinze n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ashaka gukatira iburyo? So hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora uri gushaka gukatira iburyo? A. Vuza hano umenyesha umunyegare ko ushaka gukatira iburyo. B. Kata ikoni imbere y'umunyegare. C. Emerera umunyegare akomeza inzira ye. D. Ongera umuvuduko kugira ngo umutange gukata mbere ye. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Vuza hano umenyesha umunyegare ko ushaka gukatira iburyo cyangwa ni B. Kata ikoni imbere y'umunyegare. Ese ni C. Emerera umunyegare akomeza inzira ye cyangwa ni D. Ongera umuvuduko kugira ngo umutange gukata mbere ye. Hano wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga n'icyo wakora ushaka gukatira iburyo? Twandike hano igisubizo ni C. Emerera umunyegare akomeze inzira ye. Hano nta kindi wakora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, ugomba kwemerera umunyegare agakomeza inzira ye ukabona gukatira iburyo bwawe, kuko nk'uko muri kubibona muri kubona ko iri gare deja ryananije kugera aho wowe ushaka gukatira. Nta kundi rero ugomba kureka umunyegare akabanza agakomeza inzira ye ukareba ko agiye gukatira iburyo cyangwa agiye gukomeza imbere, ubundi nawe ukabona kuba wakatira iburyo bwawe ushaka gukata. Niyo mpamvu hano igisubizo ari C. Emerera umunyegare akomeze inzira ye. Nkomeza kukwibutsa ko ushaka kode wanyandikira kuri nomero ndaza gushyira ku musozi wa video ya perime cyangwa provisoire nkaba nagufasha. Ndatinze n'ikibazo cya gatandatu kirabaza kiti iki kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Azi iki kimenyetso kibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Umuyobozi abujijwe kurenga umurongo wera ucagaguye keretse mu gihe bitateza icyago. B. Birabujijwe kunyuranaho. C. Biremewe kunyuranaho ariko nturenge umurongo wera ucagaguye. D. Birabujijwe gusubira inyuma. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Umuyobozi abujijwe kurenga umurongo wera ucagaguye keretse mu gihe bitateza icyago. B. Birabujijwe kunyuranaho. C. Biremewe kunyuranaho ariko nturenge umurongo wera ucagaguye cyangwa ni D. Birabujijwe gusubira inyuma. Ese hano iki kimenyetso kiri mu muhanda wo nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwiye iki? Twandike hano igisubizo ni A. Umuyobozi abujijwe kukirenga cyangwa se abujijwe kurenga uno murongo wera ucagaguye keretse mu gihe bitateza icyago. Igisubizo ni A. Mu gihe hano umuyobozi w'ikinyabiziga abonye no murongo wera ucagaguye abujijwe kuwurenga, icyo nicyo cya mbere, ariko mu gihe bitateza icyago kuko nk'uko muri kubibona no murongo wera ucagaguye abashobora kuba yanyuranaho cyangwa kujya mu kindi cyerekezo cyangwa guhindukira, ariko ni mu gihe bitateza icyago. Niyo mpamvu hano igisubizo ari A. Nkomeza kugusaba niba muri mushyashya kuri na channel ndagusaba gukora subscribe
niyo nkunga cyane cyane tubasaba kwibuka gukanda like kandi ntibagirwe comment y'igitekerezo cyawe cyangwa se amanota ugiye kugira muri ibibazo kandi bidufasha no kureba kuko abantu baba baje kwiga bagasoza video kandi bakagira n'icyo basigarana. Niyo mpamvu tuba tubasaba kuba mwasiga ibitekerezo byanyu cyangwa se n'amakomenti y'amanota mwageze kugira ngo turebe naho mugeze mwiga. Tudatinze n'ikibazo cya 7 rero. Ikibazo cya 7 kirabaza kiti icyapa gisobanura iki? Azi icyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Tanga inzira. B. Icyago. C. Cyerekezo kimwe. D. Ntihanyurwa. Hano wowe urani igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Tanga inzira cyangwa ni B. Icyago. Ese ni C. Cyerekezo kimwe cyangwa ni D. Ntihanyurwa. Azi iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni A. Tanga inzira. Hano iki cyapa iyo ukibonye kiri mu ishusho ya mpande eshatu icuritse irimo ubuso bw'umweru gusa kikubwira gutanga inzira, nicyo kivuga muri rusange, kivuze gutanga inzira. Tudatsinze n'ikibazo cya 8. Ikibazo cya 8 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga kikubwira iki? A. Isoko ry'amatungo. B. Ivuriro ry'amatungo. C. Uruzitiro rw'amatungo. D. Akayira k'amatungo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni isoko ry'amatungo cyangwa ni B. Ni ivuriro ry'amatungo. Ese ni C. Ni uruzitiro rw'amatungo cyangwa ni D. Ni akayira k'amatungo. Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni D. Akayira k'amatungo. Bibutsa ko iki cyapa kiri mu byapa biburira kandi bibutsa ko ibyapa biburira biba biri mu ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, buso bwera ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Rero iki cyapa iyo ukibonye kikuburira ko aho hantu hari akayira k'amatungo, bikikwiye kugenda urushijeho kwitonda wirinda icyago imbere yawe, kuko ibyapa biburira ibyago biba bishobora kuza bitunguranye cyangwa se ibyago bidasobanuye ukundi biba bishobora kuba byabaho igihe runaka. Niyo mpamvu rero iki cyapa kikubwira ko aho hantu hari akayira k'amatungo, bikikwiye kugenda urushijeho kuba wakwitonda kandi uniteguye icyago gishobora kuba cyabamo. Tudatinze n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga kikubwira iki? A. Uburemere ntarengwa bwemewe bwa toni 3. B. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. C. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. D. Hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Ese ni A. Uburemere ntarengwa bwemewe bwa toni 3 cyangwa ni B. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Ese ni C. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa ni D. Hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni B. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Icyapa mu byapa bibuza kibuza ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa kuba byanyura aho hantu. Niyo mpamvu hano igisubizo ari B. Komeza kwibutsa ko ibyapa bibuza biba biri mu ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera ndetse n'ikirango mu ibara ry'umweru. Ko byapa bibuza iyo bashyizeho n'umurongo utukura uciyemo hagati nta kintu ubuvuze, ahubwo iyo bawushyize ku byapa bitegeka n'ibyapa ndanga byo uba ufite icyo uvuze kuko usobanura iherezo, ariko kuri iki ngiki nta kintu uba uvuze. Ndatinze rero hano ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. B. Birabujijwe kunyura mu muhanda w'ikindi cyerekezo. C. Birabujijwe kunyuranaho. D. Birabujijwe guhagarara ku iteme. Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Asa ni A. Ni iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi cyangwa ni B. Birabujijwe kunyura mu muhanda w'ikindi cyerekezo. Asa ni C. Birabujijwe kunyuranaho cyangwa ni D. Birabujijwe guhagarara ku iteme. Ese hano wowe iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni A. Iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Icyapa nta kindi gisobanura mu byapa ndanga kuko nanirangije kubibasobanurira ku byapa ndanga iyo bashyizeho uno murongo utukura usobanura iherezo. Niyo mpamvu rero iki cyapa iyo ukibonye kikubwira ko aho hantu hari umurongo
cyangwa se hari umuhanda uromberejeho ibice byinshi, bivuze ngo aba ari iherezo ry'uwo muhanda ubwo ugiye mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Niyo mpamvu hano igisubizo ari A, iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Tudatinze rero hano ikibazo cya 11. Ikibazo cya 11 kirabaza kiti amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga, ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje santimetero kibe 125, iyo ntera igira ibipimo bikurikira. Ese iyo ntera igira ibihe bipimo? Amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga, ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje santimetero kibe 125, iyo ntera igira ibipimo bikurikira. Ese iyo ntera igira ibihe bipimo? A, metero 200, B, metero 100, C, metero 85, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, ni metero 200, cyangwa ni B, ni metero 100, ese ni C, ni metero 85, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano ayo matara bagomba kumurika mu ntera ingana iki ku binyabiziga bifite moteri itarengeje santimetero kibe 125? Twandike hano igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo ni uko amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro ijuru rikeye kumurika nibura mu ntera ya metero 75 ku kinyabiziga cyangwa se ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Naho nk'uko twabibonye ubundi kuri moteri rusange aba ari nibura muri metero 100, ariko kuri moteri itarengeje ingufu za santimetero kibe 125 igisubizo aba ari metero 75. None hano ntayo bashyizemo, bivuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Tudatinze rero hano ikibazo cya 12. Ikibazo cya 12 kirabaza kiti amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Ese amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ingana iki? A, metero 50 nibura, B, metero 100, C, metero 150, D, metero 200 nibura. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, ni metero 50 nibura, cyangwa ni B, ni metero 100, ese ni C, ni metero 150, cyangwa ni D, ni metero 200 nibura. Ese ayo matara ndangaburumbarare agomba kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ingana iki? Twandike hano igisubizo ni D, metero 200 nibura. Hano amatara ndangaburumbarare aba agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya metero 200 nibura. Bivuze ko ayo matara ndangaburumbarare ni amatara agaragaza ingano y'icyo kinyabiziga cyangwa se uburumbarare bw'icyo kinyabiziga burebewe mu bugari nyine uko iki kinyabiziga kingana cyangwa se ubugari bwacyo. N'umuvana igisubizo ari D, metero 200 nibura. Tudatinze rero hano ikibazo cya 13. Ikibazo cya 13 kirabaza kiti ubugari bwa rumori kikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenze ibipimo bikurikira. Ese ubugari bwa rumori kikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenza ibihe bipimo? A, santimetero 25, B, santimetero 125, C, santimetero 45, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, santimetero 25, cyangwa ni B, santimetero 125, ese ni C, santimetero 45, cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ubugari bwa rumori kikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenza ibihe bipimo? Twandike hano igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo ni uko ubugari bwa rumori kikuruwe n'igare cyangwa velomoteri butagomba kurenza santimetero 75. None hano nta santimetero 75 bashyizemo, bivuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nkomeza kugusaba ni muri mushyashya kuri na channel, ndagusaba gukora subscribe, wiko kana like, kandi ntiwibagirwe comment y'igitekerezo cyawe cyangwa se amanota ugiye kugira ngo dukomeze kubana umunsi ku munsi. Tudatinze rero hano ikibazo cya 14. Ikibazo cya 14 kirabaza kiti nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri dukurikiye. Ese nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? A, 2, B, 3,
C kamwe, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni tubiri cyangwa ni B dutatu? Ese ni C kamwe cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Hano ni buri kinyabiziga kiba gitegetswe kugira uduhanagura kirahure tungahe? Twandike hano igisubizo ni C kamwe. Nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira agahanagura kirahuri kamwe, kuko hari abantu bakunda kwibaza ngo ese kuki kamwe, kandi nanjye nkahita mbasubiza nti ese kuzira rifani cyangwa se ibi binyabiziga by'ibinyamitende itatu arizo nyine izi moto za rifani, ese zigira uduhanagura kirahuri tungahe? Iyo urangije kumenya ko ari agahanagura kirahuri kamwe kaba kari imbere kuri icyo kinyabiziga, niho uhita umenyera ko byibuze ikinyabiziga ku kinyabiziga nyine cyemewe kujyaho uduhanagura kirahuri, byibuze kiba kigomba kuba gifite agahanagura kirahuri kamwe. Niyo mpamvu hano igisubizo aba ari C kamwe, ntabwo ari A ngo tube tubiri. Igisubizo ni C. Tudatuzera n'ikibazo cya 15. Ikibazo cya 15 kirabaza kiti iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ikurikira. Ese iyo harimo indi myanya biba bibujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite iyihe myaka? A 10, B 12, C 7, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A imyaka 10 cyangwa ni B ni imyaka 12? Ese ni C ni imyaka 7 cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese hano iyo harimo indi myanya biba bibujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite iyihe myaka? Twandike hano igisubizo ni B imyaka 12. Iyo harimo indi myanya biba bibujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka 12. Igisubizo ni B. Tudatsinze rero hano ikibazo cya 16. Ikibazo cya 16 kirabaza kiti iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ese iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyaroherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga biba bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A bikorwa mu byumweru 2, B mu mezi 2, C mu kwezi kumwe, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni mu byumweru 2 cyangwa ni B ni mu mezi 2? Ese ni C ni mu kwezi kumwe cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese ibyo bikorwa mu gihe kingana iki? Twandike hano igisubizo ni B amezi 2. Ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyaroherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga biba bigomba gukurwaho kandi bikoherezwa mu biro by'imisoro mu gihe kingana byibuze n'amezi 2. Igisubizo ni B. Nkomeza kugusaba ni muri mushyashya kuri channel, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo dukomeze kubana, ubiho gukana like kandi wabagire comment y'igitekerezo cyawe kuko ni nyamibwa kirakenewe, yewe wanashyiramo comment y'amanota yawe. Tudatinze rero hano ikibazo cya 17. Ikibazo cya 17 kirabaza kiti iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni. Si nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ungana ute? A kilometero 70 mu isaha, B kilometero 40 mu isaha, C kilometero 25 mu isaha, D kilometero 20 mu isaha. Ese hano umuvuduko ungana ute? Ese ni A kilometero 70 mu isaha cyangwa ni B kilometero 40 mu isaha? Ese ni C kilometero 25 mu isaha cyangwa ni D kilometero 20 mu isaha? Si nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ungana ute? Twandike hano igisubizo ni C kilometero 25 mu isaha. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe, uwo muvuduko ubungana na kilometero 25 mu isaha. Igisubizo ni C. Tudatsinze rero n'ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18 kirabaza kiti ahari hejuru cyane y'ubuso muri kamatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka ikinyabiziga kidapakiye. Ese ahari hejuru cyane y'ubuso muri kamatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibihe bipimo hejuru y'ubutaka y'ikinyabiziga kidapakiye? A metero 1 na santimetero 50, B metero 1 na santimetero 75,
C metero imwe na santimetero 80. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A metero imwe na santimetero 50 cyangwa ni B metero imwe na santimetero 75. Ese ni C metero imwe na santimetero 80 cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hari hejuru cyane y'ubuso muri ka amatara ndangambere na ndanganyuma ntashobora kuba harenze ibihe bipimo hejuru y'ubutaka y'ikinyabiziga kidapakiye? Twandike hano igisubizo ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo nuko ahari hejuru cyane y'ubuso muri ka amatara ndangambere n'amatara ndanganyuma hadashobora kuba aharenze metero imwe na santimetero 90 hejuru y'ubutaka y'ikinyabiziga kidapakiye. None hano ahari 90 bashyize 80 bivuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Tudatinze rero hano n'ikibazo cya 19. Ikibazo cya 19 kirabaza kiti ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwaramaro kikurewe na bene icyo kinyabiziga ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Si ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwaramaro kikurewe na bene icyo kinyabiziga ntibishobora kurenza ibihe bipimo ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye? A metero imwe na santimetero 25. B santimetero 30. C santimetero 75. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A metero imwe na santimetero 25 cyangwa ni B santimetero 30. Ese ni C santimetero 75 cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano ntibishobora kurenza ibihe bipimo? Twandike hano igisubizo ni B santimetero 30. Ku bugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande aba ari santimetero 30. Naho ku bugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande aba ari metero imwe na santimetero 25. Ibyo bibazo mujye mumenya kubitandukanya. Tudatinze rero hano ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma nkomeza kugusaba gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi, wibuke gukanda like kandi ntibagirwe comment y'igitekerezo cyawe cyangwa se amana tugiye kugira kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku munsi, wanayisharinga inshuti zawe. Tudatinze rero hano ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma. Ikibazo cya 20 kirabaza kiti ni iki ugomba gukora igihe uhagaze ku muhanda igihe cy'ibihu? Ese mu gihe uhagaze ku muhanda igihe cy'ibihu nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki ugomba kuba wakora? A kureka amatara ndanga akaguma yaka. B kureka amatara yo kubisikana na kamenabihu akaguma yaka. C kureka amatara yo kubisikana akaguma yaka. D kureka amatara y'urugendo akaguma yaka. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A no kureka amatara ndanga akaguma yaka cyangwa ni B kureka amatara yo kubisikana na kamenabihu akaguma yaka? Ese ni C kureka amatara yo kubisikana akaguma yaka cyangwa ni D kureka amatara y'urugendo akaguma yaka? Ese hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese hano ni iki ugomba gukora mu gihe uhagaze ku muhanda igihe cy'ibihu? Twandike hano igisubizo ni A kureka amatara ndanga akaguma yaka. Hano mu gihe uhagaze ku muhanda igihe cy'ibihu ugomba kureka amatara ndanga cyangwa se amatara aranga icyo kinyabiziga akaguma yaka. Igisubizo ni A. Usugize amanota ngayo muri ibibazo 20 byateguwe, ndagusaba ko yanyandikira muri comment washyiramo n'igitekerezo cyawe nimba nta kintu bigutwaye. Nkaba nshimira buri mwese twabanye kuva video itangiye kugera isoje. Wowe wanyumviye ugakora subscribe ugakanda like kandi kwibuka gusiga na comment. Tukaba tugeranye kuri no munota. Imana ikomeze kuguha umugisha. Jyemana umunsi ku munsi nitwa JMV. Ushaka kode wanyandikira nkagufasha cyangwa se ukaba wampamagara nkaba nagufasha. Gusa atari babandi bashaka kumenya ibiciro gusa, njye mba nshaka umuntu ufite gahunda nkamukorera akajya gukora bikarangira. Niyo mpamvu rero hano mba nashyizeho nimero kugira ngo ubishaka abe yampamagara amufashe. Rero ndabashimiye kuri mwese dukomeje kubana. Reka duhure muri video itaha. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.